Dushingiye ku busabe bwa benshi bagiye batugezaho, ubwo barebaga ku kiganiro twavuzeho ku bijyanye n'ubwoko bw'amaraso ndetse n'ibiburanga, niyo mpamvu uyu munsi tuje gutangira kuvuga kuri buri bwoko mu buryo bwimbitse kugira ngo buri wese abashe kumva ibijyanye n'ubwoko bw'amaraso, abashe kubisobanukirwa neza. Uyu munsi rero turatangirira ku bwoko bw'amaraso twavuze ko ari ubwoko buboneka cyane, ari bwo bwoko bw'amaraso bwa O. Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Ndongera ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku myumvire, ku myitwarire, ku mikorere yacu ya buri munsi, ibyo tuba dukwiriye gukosora no gutunganya kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu ndetse no kubusigasira, bube ubuzima buzira umuze ndetse bugamije iterambere rirambye. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, ngushimira nawe ukomeza kugira uruhare urwo ari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Imana ikomeze iguhe umugisha kandi uri umuntu w'agaciro cyane. Nk'uko twatangiye tubivuga, uyu munsi tuje kuvuga byimbitse ku bwoko bw'amaraso bwa O. Ku bushakashatsi dukesha urubuga rwa wikipedia.org, bwaragaragaje ko ubwoko bw'amaraso bwa O ari ubwoko bw'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, haba mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse no mu myumvire n'imico n'imyitwarire. Tugiye kurebera hamwe ibiranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa O. Ubusanzwe iyo umuntu avuze ubwoko bw'amaraso bwa O, habonekamo ibyitwa rhesus. Ni ukuvuga ko habaho ubwoko bwa O bufite rhesus ndetse n'ubwoko bwa O budafite rhesus. Aho hantu tuhumve neza. Ibi nibyo biragufasha kumva neza byimbitse ibijyanye n'ubuvuzi cyane cyane mu byo gutanga amaraso. Mu bijyanye n'imyitwarire n'imico, abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O bakunda kuvamo abayobozi karemano. Bagaragaza ubushobozi bwo kuyobora abandi, bagira intego zisobanutse kandi bakora cyane cyane kugira ngo intego zabo zigerweho. Ni abakurajeri cyane. Abantu baba O kandi ikindi bakunda abantu. Imico yabo ituma bakundwa cyane mu miryango no mu kazi. Bagaragaza kwihangana no kwizera ko bashobora gutsinda ibigeragezo. Bashishikazwa no gutsinda, bagira ishyaka ryo gutsinda no kugera ku ntego zabo. Mu buvuzi, abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O negative, ni ukuvuga bafite amaraso ya O adafite rhesus, bashobora gutanga amaraso ku bantu bose bafite ubundi bwoko bw'amaraso kuko nta antigene baba bafite ku maserire yabo y'amaraso. Bo rero bariya abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O negative, bo nta wundi ushobora kubaha uretse ufite ubwoko bw'amaraso nk'ayabo. Ahangaha bihita byumvikana ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O negative, mu maraso yabo nta kintu kiba kirimo na gito. Niyo mpamvu baba bakenewe ko batanga ku bandi, ariko bo bakaba batahabwa. Baratanga ariko bo ntibahabwe. Noneho ushobora kwibaza uti ubwoko bw'amaraso bwa O bufite akahe kamaro mu bijyanye n'ubuvuzi? Mu buvuzi, amaraso yo mu bwoko bwa O afite akamaro kadasanzwe cyane cyane mu bijyanye no gutanga amaraso, kuvura indwara zifitanye isano n'ubwoko bw'amaraso ndetse no gukurikirana abagore batwite. Duhereye ku cyambere mu bijyanye no gutanga amaraso, ari byo transfusion mu rurimi rw'amahanga. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O negative, O idafite rhesus, ni universal donor cyangwa se donneur universel. Bisobanuye ko abantu bafite amaraso ya O negative bashobora gutanga amaraso ku bantu bose aho bava bakagera, kuko nta antigene bafite ku nsoro zitukura z'amaraso yabo.
Ibi bisobanuke neza ko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O negative ni amaraso adafite ikintu na kimwe kirimo, ni ukuvuga ko ari amaraso akeye, nta kintu na kimwe ushobora gusangamo. Niyo mpamvu bashobora kuyaha undi muntu uwo ari we wese ntihagire ikibazo cyangwa se ingaruka bimugiraho. Noneho abafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive ni ukuvuga ko baba bafite resist. Ni igice kinini cy'abaturage, abantu batuye ku isi benshi usanga igice kinini bafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive. Ibi bihita bisobanura ko no mu buvuzi amaraso yabo aba akenewe cyane mu mavuriro. Kwakira amaraso ku bafite amaraso y'ubwoko bwa O ashobora kwakira gusa amaraso ahuye n'aye. Ibi bisobanuke neza ko umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa O ifite resist ashobora kwakira amaraso yo mu bwoko bwa O afite resist cyangwa se atayifite. Bitandukanye n'udafite resist we yakira amaraso y'udafite resist nawe gusa. Umuntu ufite amaraso ya O adafite resist ariyo O negative ni umwe mu bantu bafite amaraso adasanzwe mu bijyanye no kwakira amaraso. O negative ni amaraso adafite antigene ya A cyangwa se ya B ndetse akaba atanafite na resist. Bityo umubiri wabo ntushobora kwihanganira antigene ziri mu yandi maraso ayo ari yo yose, kandi bahabwa gusa amaraso na O negative. Nta yandi moko y'amaraso bashobora kwakira kuko andi yose aba afite antigene bishobora kurwanya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite amaraso yo mu bwoko bwa O negative yakiriye amaraso ya A, B, AB cyangwa O positive, umubiri we ufata nk'ikintu kidasanzwe cyinjiye mu mubiri we, bityo ugahita ukora ama antibodies arwanya izo antigene ziri mu maraso yahawe. Ibi bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Niyo mpamvu guterwa amaraso adahuye cyangwa se atapimwe ngo ahuzwe neza, umubiri ubwawo uhita uyanga. Abantu bafite amaraso ya O negative baba bagomba kwitabwaho by'umwihariko mu mavuriro, cyane cyane mu gihe wenda habayeho nk'impanuka cyangwa se kubagwa, hahandi baba bakeneye guhabwa andi maraso. Ikindi kandi tutareka kuvugaho ni uko amaraso ya O negative abikwa mu mavuriro nk'amaraso yihutirwa kuko ashobora gutabara umuntu uwo ari we wese n'ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'amaraso yaba afite. Dukomeje ku bijyanye no gutwita ku bantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa O negative, ahangaha habamo ibyitwa resist incompatibility. Umugore ufite amaraso ya O negative ashobora kugira ikibazo igihe asamye umwana ufite resist positive. Ibi ngibi cyane cyane bigaragara ku nda ya kabiri, kuko ku nda ya mbere umubiri ntabwo uba wakabashije kugenzura cyangwa se ngo ukore antibodies zishobora kurwanya ya nda irimo. Izo antibodies zikorwa zishobora kwangiza urusoro. Umubiri w'umugore ushobora gukora abasirikare cyangwa se antibodies barwanya antigene ya resist y'umwana. Ibyo bikaba byatera ikibazo ku mwana cyangwa se inda ikavamo. Ahangaha ni hamwe usanga umuntu yarabyaye nk'umwana umwe, noneho nyuma izindi nda zikajya zigenda zivamo. Ni ukubera ko umubiri uba warakoze antibodies ugenda uzikuramo ku buryo uba wihagazeho nyine ukarwanya ibyo bintu biba bije mu mubiri. Kandi twabibonye ko umugore ufite ubwoko bw'amaraso bwa O negative ni ukuvuga ko amaraso ye nta kintu na kimwe kiba kirimo. Niyo mpamvu rero n'umubiri we ukora abasirikare barwanya ikintu cyose gishobora kuza kwinjira mu mubiri bakabirwanya. Ibi ngibi ikibikemura nta kindi ni ugukurikiranwa kwa muganga. Aba bagore bafite O negative cyangwa se ubwoko bw'amaraso bwa O budafite resist bakurikiranwa byihariye, bagahabwa imiti irinda ko umubiri wabo wakora antibodies zishobora kwangiza urusoro cyangwa se gukuramo inda. Reka turebe noneho kudahuza amaraso
n'ingaruka byatera ku burumbuke. Kudahuza amaraso ABO na rezisi bishobora gutera kutabyara. Ubushakashatsi bwerekana ko kudahuza amaraso bishobora gutuma umugore atasama cyangwa inda zikajya zigenda zivamo hakiri kare, nubwo bose baba ari bazima, ni ukuvuga umugabo n'umugore. Ikindi gishobora kubaho ni antibodies mu rurenda. Abagore bafite amaraso ya O bashobora gukora antibodies mu rurenda rwabo birwanya intangangabo zidahuye n'ubwoko bw'amaraso yabo. Abagore bafite amaraso yo mu bwoko bwa O negative, igihe batwite baba basabwa kugira ngo bajye kwa muganga bagahabwa umuti ubafasha, ni urushinge babatera, bityo bikarinda wa mwana rwa rusoro, kuko urwo rushinge bahabwa ni urubuza umubiri wabo gukora ama antibodies ashobora gukuramo urusoro. Ikintu abantu bashishikarizwa muri rusange ni ukumenya ubwoko bw'amaraso bwabo, cyane cyane ku bagore, bakamenya ko bagomba kujya kwa muganga igihe bagiye gushaka nko kubyara, kuko birabafasha cyane, bigatuma abana babo babungwabungwa ntihazabeho ibibazo byo gukuramo za nda za hato na hato. Reka turebe muri rusange imiti ikoreshwa ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O ishobora kubagiraho ingaruka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa O bashobora kugira risike yo kugira ibyuririzi mu gifu cyangwa se aside nyinshi mu gifu, bityo bakaba bagomba kwitondera imiti yo kurwanya ububabare n'inkorora. Aha twavugamo nk'umuti wa ibuprofene ndetse na aspirine. Ikindi kandi abantu bo mu bwoko bwa O bashishikarizwa gukoresha inyunganiramirire nka vitamine B na iodine, kuko ngo bibafasha mu mikorere y'impyiko n'imisemburo. Nk'umwanzuro, niba wumva ufite amaraso ya O negative, ufite ubuzima bwiza, wumva nta kibazo bigutwaye, wagakwiriye gutanga amaraso kugira ngo ayo maraso yawe azagire abantu atabara, ntawamenya. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi. Niba wumva hari icyo wungutse, usangize abandi. Ibingibi twibukiranijeho. Ikindi, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ukore subscribe, kandi nkubwira ko washyiramo na komenti. Iki twaganiriyeho uyu munsi ni ukubera komenti z'abantu bagiye baduha, kandi ntiwibagirwe no gukanda kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.